kugeza amasaha ya nimugoroba ubu turafu kugira saa moya ntabwo twari turenze 200 twari 200 ingega bitekerezo ndayanga cyane kuko niyo umuntu n'ibona n'umuntu kuko n'indi cyane pe ku buryo ugiye no kumukubita ngira ngo yamukubitisha imbunda dufite ibiti zindi zose kugira ngo umenye ko arangiye hari n'igihe abarwana bazana abaturage bakaba aribo bashyira imbere birashoboka iyo babazanye rero babashyize imbere mu Rwanda nabo icyo gihe murabarasa nko mu Mutara tukirwana Mutara muri za 91 ingabo za Habyarimana zayoberwagaho turi kuko twabaga turi mu miyobo mu ntoki no mu Masaka kugira ngo bamenye aho turi nuko bazanaga abaturage babashyize imbere batema amasaka bakageraho batema amasaka ku ndaki icyo gihe umusirikare urasa ntabwo ari buvuge ngo wowe utema ca ku ruhande reka ndase umufari ukuri inyuma no umusirikare we arasa uwo utema amasaka umuturutse imbere uko washobora kuvuga rero ubone ni combatant cyangwa se armed civilian ni innocent aho ngaho biragoye mwaneza akoze umuyobozi wa ARG ndabanza gushimira ARG ubuyobozi bwayo namwe ubwanyu kuba mushobora gutekereza mukashyira hamwe mukavuga mutereka tuze twicarane tuganire turebe ibyadufasha kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cyacu mbere na mbere icyo n'igitekerezo cyiza duhereye aho ngaho umuntu yabyishimira cyane kuko buriya igitekerezo cyiza kiruta ibindi byo aribyo byose kuko ibintu byose bihera ku gitekerezo cyiza iyo umuntu afite ibitekerezo byiza cyangwa groupe ifite ibitekerezo byiza n'ibindi byose bihera aho ngaho bigakorwa kandi bikaba byiza ibyo rero umuntu akaba atabura kubibashimira ubuyobozi bwarije namwe ubwanyu gufata uyu mwanya mukaza hano kandi sibwo bwa mbere ni kenshi cyane mu matorero mwagiye muorganiza ibyo ni byiza ku kiganiro turi buganire uyu munsi ntabwo ndi busubire cyane mu mateka yo kubohora igihugu cyacu n'indangagaciro n'ibyo abantu banyuzemo kuko tubiganiriye kenshi cyane ndaza kwibanda cyane ku ibibazo tubona imbere nuko twahangana nabyo Muneza avuze ko nyine twahanganye n'ingaruka za jenoside nyuma ya jenoside nibyo twahanganye n'ingaruka za jenoside ariko iyo tuvuze gutyo hari igihe twibaza ngo n'ingaruka za jenoside byararangiye ntabwo ariko bimeze ahubwo turahangana na jenoside zindi zishobora no kuzaba turahangana n'ibitekerezo bya jenoside turahangana n'ingaruka za jenoside n'izindi jenoside urwo rugamba rero rwo rusaba za ndangagaciro zaranze abasirikare ba RPA na RPF indangagaciro zo kutirara n'umunsi n'umwe zo guhora buri gihe muri kuri standby buri umunsi ku munsi uzi ngo uritegura ku giti cyawe neza kugira ngo uzagire uruhare mu gihe gishoboka uzagira uruhare kuko utiteguye nuwagukeneraho uruhare rwawe ntaho yagukura ntacyo wabura icyo ntacyo washobora ntabwo waba warasinze ntabwo waba waraba ibiyobyabwenge ndetse ubu ngubu nta natari dufite yo kugira trauma kugira trauma no kwitanga kwemera trauma ni nko kwitanga ni nko kuba defeated ni nko kwemera kuba
nicyo ashaka n'ubundi arashaka kumva n'ubundi ashaka kumva so niba ugomba kuba traumatized ukabyemera kuko trauma nayo iri psychological uhagurutse ukayanga urayinesha ubaye weak ukayemera iragutwara niko bimera buriya muri trauma niko bimera trauma isaba izindi imbaraga so nyuma ya 94 murabizi ko umwanzi wese abenshi bahungiye muri Kongo abandi bahungira muri Tanzania abandi kwira akarere muri Afurika abandi bajya i Burayi bari bafite imari iyo phase ibaho yo guhunga iyo phase yo guhunga no guhungabana kwabo kuko nabo barahungabanye yemewe ntabwo bahungabanye nk'abakorewe genocide bahungabanye kuko bakuwe mu butegetsi bakurwa ku ngoma bakurwa kuri access y'ibintu byose bari bafite power bajya ku impunzi bajya no gushaka imibereho mu Burayi impunzi y'Uburayi niyo mashyamba ya Kongo ntabwo ziba zitandukanye cyane so habayeho phase yabo yo guhungabana iyo phase yo guhungabana yadufashije kwisuganya no kusuganya mwebwe abari basigaye n'abandi bandi bari mu gihugu no kubaka igihugu kugira ngo kigire aho gishinga gitera imbere iyo phase yabo yo guhungabana yabayeho baragenda ubariko phase yo guhungabana kwabo isa naho bagenda bayivamo kuko iyo bagera bakintegratinga niba bagiye mu makambi ya za Malawi niba bagiye mu makambi ya za Zambia niba bagiye mu makambi ya za Mozambique niba bagiye za Lesotho na Zimbabwe za South Africa niba bagiye i Burayi ndetse n'amashyamba ya Kongo bagera aho ngaho bakiyadapta iyo bamaze kwiyadapta rero barashikama iyo bashikamye rero baruganizinga no bagatangira bushya bagapanga urugamba rero nyuma ya 94 bagiye muri za Kongo abandi birukanka za Zambia za Mozambique hehe i Burayi bafashe igihe kinini cyane cyo kuba disorganized ariko ubu barashikamye hari generations zabyirutse nkuko namwe mwabyirutse nazo noneho ziri mu position yo kuvuga ngo ubu ngubu tumaze kwiorganiza muri Mozambique nitwe dufite ekonomi yose muri Zambia nitwe dufite ekonomi yose amashuri turiga turatsinda nigeze kubona ikinyamateka cyo muri Lesotho batangaza ibizamini bya leta uko byasohotse muri uyu mwaka uko amashuri yatsinze n'abatsinze nahereye ku mwana wa mbere Shimimana twagira umukiza ndende kugeza ku bana bageze 20 ubwo mpita ngira gute mpita mbyumva kubera nikama abana batsinze ugasanga nibo gusa ibyo ntacyo byakabaye bitwaye yiba bari abana bazima batekereza neza ariko ikibazo nuko imitekerereze yabo ari y'ababyeyi babo so ubwo urumva ni generations zigiye kugira gute guhangana hari mwebwe mwarokotse mufite igihugu hari n'abandi nabo bamaze kwistabiliza nabo bavuga bati ubu dufite imbaraga za ekonomi nk'ubu muri Malawi nibo bakontorora ekonomi ubucuruzi ubuhinzi Mozambique nibo bakontorora ekonomi ubucuruzi ubuhinzi Malawi nibo bakontorora ekonomi South Africa nibo bakontorora ekonomi n'ahandi naho hose ni Burayi usanga bagenda bigurupinga mu rubyiruko rwabo nubwo igihugu nacyo kimobiliza ugasanga bamwe bacitse mu bice gutyo ariko ni ukuvuga ko hari generation yindi izahangana namwe ku kibazo cy'ingengabitekerezo bo babyumva ko ari umurongo bagomba gukomeza namwe mwumva ko uwo murongo hano mu Rwanda udakwiye guhabwa umwanya icyo kintu kuzagisenya muri context y'u Rwanda ni ikintu kigoranye cyane kubera ko amateka y'u Rwanda niko ameze
mubaze ntabwo ari ukuvuga ngo ni abarokotse gusa, abarokotse umwihariko wanyu cyangwa abarokotse buriya n'abahagaritse jenoside turi muri kategori imwe, turi vulnerable kimwe. ariko reka mbabwize ukuri, mu gihe nk'iki cyo kwibuka abantu mwese mugura interinete, izi nterahamwe tuzisubize ku manywa saa 7 mu gicuku, za zindi zikora nijoro, tujye ibihe twicemo amakipe abakora ku manywa n'abakora nijoro, ku buryo batarara bandika dusinziriye ngo kuko iwabo ari ku manywa. Oya, iyo batorongereye iwabo ho ntaho bagira, aho batorongereye ku manywa bandike basange duhari, nijoro twicemo amakipe basange duhari, begura umutwe basange dusubiza. Bavuge batukane kuko bo baratukana, ariko twe tubabwiza ukuri, tubabaze tuti tuvugisha ukuri. Iso Habyarimana niba yari perezida akaba atabasha guhagarika jenoside nkuko uvuga uti siwe wayikoze, ubwo yari igiki? Dushakira izina rya so, yari umuturage uri aho. Oya, iby'umuturage. Perezida utabasha guhagarika iyicwa ry'abaturage ayoboye bamwita iki? Interahamwe niziduha izina kuko nizo zizi kubatiza, tumwita iki? Sibyo? Bagosora wikunkumuye ku gatuza akavuga ati ndaje nkora imperuka, sibyo? Nubwo yamunaniye yarisha, ariko imperuka yo ntiyabaye. Ubundi imperuka ni ukurimbura, ntabwo bikunda rero. Buriya Evode n'umuntu wanjye. Ejo bundi twaze tuganira n'abantu, hari ikiganiro umunyamakuru umwe nahaye, navugaga aba bantu batarwanya izi ngengabitekerezo ya jenoside kandi tubaza ari nk'ibyamamare. Umuntu umwe muri komantere barahamagara ambwira ngo ariko yawe ntuwakabije, ngo wumva ngo umusitari ngo yajya muri biriya. Ari enjoyinga umutekano w'iki gihugu, arabona n'ubwo bukire no kuba celebre no kubona amafaranga n'ibyo bikorwa remezo acurangiramo byubatswe n'abandi n'abarwanyije jenoside. Ntabwo rero nawe ugomba kugira uruhare rwawe, ntabwo ugomba kuba Rutemayeze. Rutemayeze uramwumva? Yego. Ntabwo ugomba kuba Rutemayeze ngo uze usoroma gusa igihe cyo turwanya abashaka gusubiza inyuma, abashaka gusenya ubumwe bw'abanyarwanda, ngo wifate ngo wihishe. Oya, ni ubugwari. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese afate muri kwe ye aho ashoboye, aho ari, arwanye jenoside, arwanye ingengabitekerezo ya jenoside, arwanye izo mvugo zikurura urwango, hate speech zirirwa kuri social media. Buriya ufite abantu bagukurikira miliyoni, ni ukuvuga ngo ijambo rimwe uvuze urwanya biriya bintu, ni ukuvuga ngo niba ari abafana bawe hari impact bigira. Buriya rega ni nko kuvuga ngo wateranyije abantu miliyoni 1000, ubakoresheje inama, ubahaye iki gitekerezo. Abagufana rero baragikurikiza, bari posting, nabo urumva niko n'akantu gato, umusanzu wawe mu buryo bwawe. So ni ukuvuga ngo buri muntu wese, niyo mvuga nti kwibuka jenoside, kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, kurwanya ni inshingano za buri muntu wese, noneho ku buryo bw'umwihariko ku munyarwanda.
no biorganiza abari i Burayi yes bariorganiza ariko ese dukeneye ko bagera ku level yindi cyangwa bakwiye kuguma aho bari useless batazigera bagira icyo badutwara. Iyo ntego ibyo bisigisigi rero bihari ku bwanjye mpora mbivuga ko ni byiza ko bihaba kuko iyo bihari wajya gufungura internet ugakubitana nacyo wajya gufungura hano bituma utirara bituma biragucekinga kuko wiraye bikazaza bikaguca muri bimwe byaba rishyano ariko mwebwe ntacyo mwakwitwaza ntabwo mwigeze mubura ababahugura ntimwigeze mubura ababagira inama ntimwigeze mubura mentorship namwe ubwanyu muri organized ariko icyangombwa nuko buri gihe mwamenya ngo hari threat ku Rwanda hari threat icyiza cyose ku Rwanda kiza cyitwikiriye ingengabitekerezo iyo bavuga democracy izayitwikiriye ingengabitekerezo iyo bavuga freedom of press iyo bavuga human rights byose buri kintu cyose usanga inyuma hihishemo ingengabitekerezo iyo bavuga itangazamakuru bitisanzura usanga buri gihe icyo bashaka ngo cyisanzure muri iryo tangazamakuru